freedom nyinshi ku bana ntabwo ari nziza. Niyo mpamvu navuze ngo umwana wawe mureberere, uramureberera ariko ukamubona akanya nawe ko kukitekerereza nkawe. Umwana ni uwawe, ntabwo ari Habyarimana, ntabwo ari Harerimana, ntabwo ari n'ibyo bizina byose mujya numva muhita abana banyu. Kandi beze Imana uzi kuryamana n'umugabo wishimisha, nyuma ingaruka zakugeraho ugatangira kuvuga ngo umwana wanjye ngo ni Imana izabibireba. Imana reka mbabwize ukuri, tugarure umutima, twongere tugire umuntu muri twebwe. Niba udashaka kubyara, irinde kubyara. Ariko uriya mwana wazanye ku isi ni wowe nyirabayazana ibintu byose acamo, ni wowe nyirabayazana. None wikuyemo umutima ngo bagira neza bazamufasha mu mihanda. Abahe bagira neza? Yego bamwe barahari bafite umutima, ariko ntuzi ibyo umwana wacamo. Uba wumva amateka uwo mwana wowe wabyaye muri ubwo buryo ukamuta hariya, ejo we nakora n'icyo azakorera bye. Urugero rwiza wamuhaye ni uruhe? Twebwe ababyeyi tugomba kuba ingero nziza z'abana bacu twabyaye. Hello beautiful people, amazina yanjye ni Tina Mutesi, ndabakiriye kuri Tina TV show. Nukunda ikiganiro cyacu uzakore share, like, comment na subscribe. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku kiganiro kijyanye n'abana. Abana iteka amahitamo y'ababyeyi ababaza abana. Ndashaka ko tuganira ku muryango watandukanye. Hari ukuntu abantu bashakana, umugore n'umugabo mukabyara abana, mugakundana, mukagira umuryango mwiza, ariko nyuma bikarangira umubano mwawe mufitanye usa nk'ugoranye koko. Ibintu bibaho ko abantu hari igihe batagira ibintu bahuza bagatana, kandi ugasanga none ugiye kubona amahitamo meza yo gutana, kuko kugira ngo ababyeyi abantu bicane ibyiza batana. Gusa byakabaye byiza cyane twubatse umuryango twarabitekereje, tukagira Imana, ugasanga turahuje ntidutane kubw'inyungu zacu, ariko hari igihe byanga. Ubu rero ngiye kuganira iyo byanze uko bigenda. Inama nabagira nkanjye, iyo umuntu mwatandukanye, iyo watandukanye n'umuntu mwashakanye, umubano wanyu waranze kandi mufitanye abana. Impamvu nahisemo iki kiganiro, muri sosiyete nyarwanda ubona ko abantu benshi baratana, icyo kibazo kirahari kandi bafite abana. Ingaruka nyinshi rero zigarukira kuri babana mwabyaye. Nk'abantu muba mwarabanye, mwarakundanye, mwarabyaye abana mukunze, mwifuriza icyiza abana. Nta mpamvu n'imwe mbona y'ukuntu umuntu mushobora gupfa abana mwabyaye. Nimba uri umudamu warabyaye abana, abana ntabwo wigeze ubabyara wenyine, ufite umugabo mwababyaranye. Niba ufite umuntu mwababyaranye, ni inshingano zanyu mwese kwita kuri babana mwabyaye kubw'inyungu z'abana, kuko abana banyu ntabwo bite ku bintu mwapfuye. Abana banyu, umwana akunda se, umwana agakunda nyina. Umwana rero ntabwo yishimiye kumva warakaye, waramwimye papa. Ni nka couple usanga baratanye, ariko ugasanga nk'umugabo nimba ari we wagiye, ashaka kumara nk'imyaka 2 atarigera abona umwana we. Cyangwa ugasanga nk'umudamu umaze nk'igihe cy'umwaka wose utarigera ubona umwana wawe. Nimba uzi ikintu cya mbere kibabaza, kuba uzi ko ufite umwana we wikundiye, umwana we wabyaye, wenda bite n'ibyo warapfuye n'umubyeyi mwabyaranye, akora umuntu umwe yagundiriye wa mwana. Ikintu cya mbere uba utarimo urabara, uba urimo urangiza uriya mwana we urimo uragundira. Uriya mwana ntabwo yitaye ku byo upfa na se. Umwana rero ni urukundo, umwana akeneye papa we, umwana agakenera mama we. Ni byiza ko nimba ufite iryo kosa wakosora icyo kintu kubw'inyungu z'umwana wawe. Ikindi kintu cya kabiri, nta mwana utabereye imyigire, education. Mu bushobozi bwawe, niba ufashe initiative ko bangiye mbyaye umwana akeneye kwiga. Umwana yiga ryari? Umwana yiga kuva akiri muto, ugomba gutangira umwigisha mu rugo, ariko n'umwana yageze igihe cyo kujya ku ishuri. Ni byiza gufata umwana wawe ukamujyana ku ishuri ahantu ari ubushobozi bwawe. Kandi ikindi mwababyeyi, umubyeyi niwe mwarimu wa mbere w'umwana yabyaye, kuko iyo umwana ukoreye suivi yiwe, nubwo mwarimu yamwigishije, mwarimu yagiye mu ishuri hari abana nka 50 cyangwa 60 cyangwa 20 cyangwa 5 cyangwa 10, ntabwo nzi iryo shuko ringana. Ariko atahanye homework, nawe nk'umubyeyi iyo wize ukicara ukigana n'umwana,
umwana ugafata iminota mike cyane. Niba umwana yiga nko muri materineri uramufasha ukaririmbana nawe twa turirimbo bamuhaye, ukareba imyigishirize ya mwarimu, umwana yumva umubyeyi we kurenza uko akumva mwarimu. Umwana yajya mu wa mbere ugakomezanya nawe, umwana yajya mu wa kabiri ugakomezanya nawe. None hari ahantu bizagera umwana handi ugeze ukaba mwasigaye yiga nk'ibintu bikomeye nawe utazi. Nk'abana hari imibare biga ugasanga nk'umubyeyi ntayuzi pe, cyangwa si ikibazo cyawe, ariko wagerageje n'ibyo ushoboye. Ntabwo umwana ari uguterera iyo ngiyo. Niba ari ikinyarwanda ukamufasha, niba ibindi bintu ukamufasha. Umwana ubuzima bwa buri munsi, umwana ugomba kumugira inshuti yawe, umwana ugomba kumuganiriza, umwana ugomba kumuba hafi, kandi biba byiza ni ukuri kw'Imana, kuko abana bacu ni b'ejo hazaza. Abana bacu nibo Rwanda rw'ejo. Dukunde abana twabyaye, tubiteho, tubakurikirane uko dushoboye. Tubakunde uko dushoboye. Ikindi kintu kirazira kikaziririza kwicara imbere y'umwana we wibyariye uri kuvuga nabi papa we cyangwa mama we. Iriya mbwa kiriya kigabo ndakiyamye. Cyangwa ugasanga nka famiye muricara mukarwana, muri kurwana imbere y'umwana, muri kurwana. Ni ukuri kw'Imana, ni imico iciriritse. Ndabizi nimba ubikora uyu munsi nakugira inama yo kubireka, cyangwa se mwajya no gushwana mugashaka ahantu handi mujya, kuko abana ntabwo bafite kwivanga mu ntambara zanyu. Ntabwo abana banyu bafite kugira ingaruka z'ibintu byose muba murimo murabakora. Mwebwe mwumva ko abana ntabyo bazi, ni abana ntacyo bumva, ariko ni ukuri ni ikintu ndabizi, ni ikintu kitoroha, ni ibintu bisasa ko wenda bifata igihe kuzageza ku rwego, bifata igihe kuzageza ku rwego rwo kurenga ibyo bintu. Biba bisaba ko uzajyana ubirenga, ugatangira ukiha umurongo, ukavuga ati uyu muntu twarabyaranye, dufitanye abana, mukiga kubahana. Ikindi kintu, abana bagomba kugira image nziza y'ababyeyi babo, kuko umwana akunda kugira ishema rya se cyangwa ishema rya nyina. None iyo wicaye ukazavuga ngo iriya mbwa y'umugabo, umwana akuravuga ati papa sha ni imbwa. Ni ukuri biraciriritse kandi birasebetse. Ni ukuri kw'Imana, umuco wo guharabikana, umuco wo gufata abana bacu tugafata nyine amasura mabi. Umwana ugasanga nyine yatakarije nk'umubyeyi we icyizere, kuko tuvuga hari abana usanga yanga nka papa we, ati papa yankubitiye mama wanjye, umutakariza icyizere, ukavuga ati papa yakubise mama wanjye mbireba, papa nyine agahita yumva papa nyine ni umuntu utibashye muri we, ni umuntu abona ukundi kuntu bitewe n'utuntu yagiye yumva, utuntu mama we yamubwiye. So atari ko nabyeyi bashwana, ugasanga umwana amubwira ati sha papa wawe ntacyo amaze, ntacyo yatumariye, abandi bana bajya ku ishuri ntaba yakoze ibi, ntaba yagize bino. Ugasanga uwo mwana urimo urabwira ibyo bintu ntaragira imyaka n'ubushobozi bwo kumva ayo matiku n'ibyo bibazo byanyu. Abana tubareke baba abana. Abana nabo gukundwa, abana ni beza, abana ni abamarayika. Rero nshuti zanjye, umwana agomba kubona mama we akamubona mu ishusho nziza. Nimba uri mama, haranira ko umwana wawe akubona mu ishusho nziza. Yego nanone ntabwo tuvuze ngo kubera ngo twabyaye abana ngo tureke kubaho nkatwe, tureke kubaho ubuzima bwacu usange tugiye kuberaho abana. Hoya, ugomba gukora akazi kawe. Erega n'abana barakura bakagusiga. Ufite kwiga kubaho nkawe, ukabaho ubuzima bwawe, ugakora akazi ugomba, ugakomeza imishinga yawe. Ariko n'abo bana nyine twabyaye nyine tukabarinda ibibazo kenshi. Ikindi kintu, abana bacu tugomba kubafasha kubigisha inshingano. Umwana akiri muto ugomba kumwigisha inshingano. Kandi ikindi kintu, ukiga kumva umwana wawe, ukumva nawe intuza yiwe, imitekerereze yiwe, akifatira ibyemezo nk'umwana. Kuko umwana iyo utamufunze, buriya abana b'i Burayi, abana bo mu mahanga, impamvu bagira ubwenge, hari ibintu bimwe na bimwe bikorera, hari ibintu bimwe bifatiraho icyemezo nawe, akamenya ndi uyu nguyu, nkunda iki, nanga iki ngiki. Biriya bintu bifasha umwana. Umwana aba muntu ucisha aha, gira gutya, ariko ntabwo wakoze ibi, ntiwagize utya. Umwana mutoze nawe ko ari umuntu ufite ubuzima bwe butandukanye nawe. Kandi koko iyo umuntu avutse, nta muntu uvuka ameze nk'undi. Umuntu wese avuka ameze nkawe. Umuntu avuka ari we afite umwihariko wiwe.
bivuze ngo umwihariko w'umuntu wese afite, twubahe abana bacu, tubahe kwisanzura, kwishira bakizana, kwiyumvamo ko bikunze, kwishima, kwidagadura, guhera umwana akiri mutoya. Umwana afite uburenganzira bwo gukina, umwana yakina n'ibipupe, nicyo gihe kiwe arimo. Umwana yajya gukina baro hanze, umwana arabyemerewe. Ngiye nk'ubushize umuntu twari duturanye, umwana we w'umukobwa w'imyaka 12 yandikiye umuhungu, aramwinginga, ndakwinginze ni ukuri naragukunze njyewe, karitatsa mwiretre. Ariko urumva nyuma nganira n'ababyeyi babiri. Ariko urundi ruhande, mama w'umwana w'umukobwa ufite umwana w'imyaka 12, umwana yamureraga mu nzu, umwana akunda akiva ku ishuri mu nzu, homework mu nzu, ibintu byose byaga ari mu nzu, umwana atagiye gukina n'abandi bana. Buriya umwana yadahura umwana udahuye n'abandi bana ngo akine nabo, amukoreho yumve ko nta kibazo, wandi bicogera hafi, kuko n'abana giye bigira n'uduntu tw'uduco tubi. Ariko ngiye mubyeyi namubwira ati kuki ubaho ufunze umwana wawe, umuntu kuyetazaho n'utuntu tw'abahungu ngo bamuterete ngo bagire gute. Nambwiye ntabwo bibaho. Umwana impamvu afite izo feelings zo kubona umuhungu akabona umuntu urenze, si nk'undi muntu usanzwe, nuko nta na rimwe arakina n'umuhungu. Bareke bakina mu mbuga, baganire, ahite agira ubwo bwisanzure bwiwe. Bifata umwana ngo umuheze mu nzu gusa ngo batazamubona, batazagira gute. Bivuze ngo iyo mico nyine namubwiye ko ari ituma umwana atangiye kwandikira abahungu, kuganira, kuvana ibintu birenze. Bivuze ngo rero ni byiza ko abana bacu rwose bisanzura. Ndi kumva mvuze ibintu byinshi, freedom nyinshi ku bana ntabwo ari nziza. Niyo mpamvu navuze ngo umwana wawe mureberere, uramureberera, ariko ukamubona akanya nawe ko kukitekerereza nkawe cyane rwose. Umwanya w'iki? Ubundi se abana bacu bagira umwanya ryari? Reka tubigaruke nk'ababyeyi. Umwana, reka turebe noneho kuri life y'abana n'ababyeyi. Umwana ava mu rugo sangaye, umwana amubyuka akitunganya, agafata petit déjeuner ye, akajya ku ishuri. Ku ishuri aratashye, arya iminota ingahe? Igihe cyo kuvira ku ishuri. Umwana afite amasaha make yo kuba yakwitekerezaho agakina nkawe, ni amasaha make cyane pe. Noneho warangiza umwana agahita akora iki? Ajya kwitunganya kugira abashe kugira iki? Gukora homework no kuza kurya ibiryo bya nijoro n'igihe cyo kuza kuryama, kuko ejo aba agifite kuzasura ku ishuri. Bivuze ngo n'ubundi abana bacu bagira agahe gatoya. None muri ka gahe kiwe gato ko kuba ari mu rugo, ugasanga umubyeyi yagafunze cyane. Ikindi kintu twige kuba inshuti n'abana bacu, ni akantu k'ingenzi kuba inshuti n'umwana wawe, kuko utabaye inshuti n'umwana ni handi ibintu byose azakora azaguhisha. Umwana mwihe kuri umuntu usanzwe, umuganirize, mukine. Ikindi kintu babyeyi, abana bacu nabagira iminsi itaboroheye, abana bacu baca nabo mu bintu bitaboroheye byinshi kuko bagira stress. Ariko abantu benshi bazi ko ngo bana ngo abamarayika babera muri paradise. Umwana ku ishuri bayiga bamuserereza, umwana wawe yaguye, umwana bamukubise abandi bana, umwana wawe yatashye umwana wawe yatashye bamunyuzuye, ntabuze ibyo bamwibye, ntagize ati noneho nawe utashye uri kwishaza rya stress zawe wahuye nazo. Bivuze ngo uriya mwana azijya kwisanzuraho. Ababona muri mama cyangwa uri papa, ariko uri papa utinyitse, uri papa w'amahame, uri papa washyizeho amategeko simusiga. Oroshya baza umwana bati bite sheri, bimeze gute, byagenze gute. Ndabizi harimo abantu barimo barahari igihe ujya uganira n'abantu bavuga ngo ngibyo ngo ni iby'abakiri ngo uwo mwana bahaze, ngo ujye kubwira umwana sheri. No, abana bose ni abana, kandi ikiri kintu ukunda umwana wawe, muha ibyo ushoboye. Ntabwo tuvuze ngo hari iby'abakire, ngo hari iby'abakene, ngo hari ukuntu waganiriza umwana wo mu bakire, ngo hari uko wamufata, ngo hari uko wafata n'umwana wo mu bakene. Iyo umwana avutse, abana undi bakina batoya, ibyo by'ubukene ubukene ntabwo babyitayeho. Ikintu umwana bakeneye ni urukundo. Naho ibintu utunze n'ibiki, kuko abana baranyurwa, abana bacu baranyurwa.
icyo wamuha rwose umwana ukakimana umutima mwiza arishima. Icyo utanamuhaye kigusabye utagifite uramusobanurira, umwana yabyumva rwose. Rero dukunde abana bacu, tubagira inama, tubabere inshuti, dutembere nabo, tubaganirize, tubahe umwanya wabo basi akanya gatoya. Ikindi dutume bamenya n'amafamili yabo, dutume bamenya imiryango y'ahantu abantu bafamiye bakiri bato. Niba ufite nyogokuru wawe rwose fata umwana agenda asure famili ye, amenye abana bavukana nimba ufite nk'umuvandimwe abana amenye abana bandi b'umuvandimwe wawe, bakine bamenyanemo gake, wenda akaba agahe gato ariko kabeho. Dusangiye n'abana bacu. Ebana ndabashimiye kuri iki kiganiro, ndishimye cyane ko nshobora kubaganirizaho. Nimushima iki kiganiro muzakore share, subscribe na comment. Niba utanashima nshuti nta kibazo niba utanagishima nta kibazo, kuko nimudashima muzanenga, just nzamenye uko mbikosora, nzamenye icyo gukosora, nanjye nzabigiraho, nanjye munsangiza ibyanyu uko mubyumva. Ibyo bintu rwose bizashimisha. Ariko noneho nubwo navuga nisetsa nishimye, ntabwo ikiganiro kirarangira. Ibi bintu bihinduye isura. Ubu noneho babyeyi, bivuye mu ndiba y'umutima wanjye nk'umubyeyi, nabashima abitaye ku bana banyu, abagerageje, abakoze ibyo byose. Ariko hari n'ababyeyi ngaya, ababyeyi b'inyamaswa mudakunda abana banyu mwabyaye. Ahantu umuntu yifata ari mutoya, ari umuntu yifata akagenda agakora ibintu yishimisha nk'injiji, nta kintu na kimwe yitayeho, atitaye ngo ibyo uri gukora uzasama. Tubwizanye ukuri, nimba ugiye kuryamana n'umuntu udashaka umwana, ikingire. Hari uburyo bwinshi bwo kwikingira. Wenda ubutanzaza nazanye n'ibikoresho byo kwikingira ngewe. Koresha prudence. Nimba uri umukobwa udashaka kwandura indwara, udashaka no gutwara inda, wakoresha n'ibinini. Wajya no muri leta rwose bakagufasha akaguha ibinini. Wanaboneza n'urubyaro, waboneza urubyaro. Mu gihe utaboneje urubyaro, igihe ukaryama n'umuntu udashaka kuboneza urubyaro, genda no muri farumasi, hari imiti n'ibigura 500, hari igura 7, hari igura 10, hari imiti y'ubwoko bwose bijyanye n'ubushobozi bwawe. Gute wifata ukagenda ukabyara umwana utamuteganyije, ukamutwita ukwezi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 naho babyarira. Icyo kinini ikintu kigufasha niba uryamanye n'umugabo, cyica intanga ijya gutera inda. Oya, ibyo ngiye kuvuga ni ukwica kurenza. Noneho ngakwica izo ntanga zijya kugutera inda, ukazica wa mwana ugiye guta, wa mwana utagiye kureberera, wa mwana utagiye gukunda. Hari abantu mujya muvuga ntabwo umwana ari harera Imana, ntabwo ari butuye Imana. Umwana yageze hasi garishakishiriza. Abana rero nta mwana wishakishiriza nshuti yanjye. Umwana ni uwawe, ntabwo ari Habyarimana, ntabwo ari Harerimana, ntabwo ari n'ibyo bizina byose mujya numva muhita abana bayo. Kandi beze Imana. Uzi kuryamana n'umugabo wishimisha, nyuma ingaruka zakugeraho ugatangira kuvuga ngo umwana wanjye ngo ni Imana, ni Imana izabibireba. Imana, reka mbabwize ukuri, tugarure umutima, twongere tugire umuntu muri twebwe. Niba udashaka kubyara, irinde kubyara. Banze mbaganirize ibintu wakwirindisha. Koresha prudence. Koresha prudence. Ntabwo ndi kwamamaza prudence pe, si n'ibintu akabaye ndi kuvuga hano. Ariko jya muri farumasi, gura ikinini iminsi 3 itaragera, ukinywe, wica izo ntanga z'umugabo zakugiyemo zo kujya kugutera inda rwose. Hanyuma ze sida kayicikira. Narwara sida nta kibazo uzayirwaye ko niyiwe ni wowe enjoying ibyo bintu yakoze. Ariko biba byiza uzanavuga ati shawa cya kintu nahuye nacyo cyarandangije yo, ntari uzanywa ibinini wowe, wa mubyeyi uzanywa ibinini wowe. Naho ibyo gufata ukanduza umwana, ugafata umwana ukamubyara ugamutari imihanda, uzabana buzuye mu muhanda. Abana benshi bari mu muhanda ntabwo ari ukubera amakosa yabo. Umva
katuganize inshuti yanjye, ikiganiro umuntu avuga akumva aranagenda akaranamwishe, ariko uzi ko umuntu w'umubyeyi ufite amaboko mazima, ufite amaguru, we wabyaye umwana wamutaye imihanda, basigaye babona ukumuta wuzu nimba ari yawuzu nimba ari yawaki. Inshuti zanjye, nimba ushobora gutwita umuntu ukamwikanira ukamubyara ukamuzana ku isi, warangiza ukamufata ntumenye ngo yariye ate, ntumenye ngo azabaho ate, ntumenye ngo nzamuvunikira, ntunamufate basi ngo umuhe ku ruhande imihanda n'imiruho n'iki, warangiza ugafata umwana wawe. Njye ubushize nagiye gusura ahantu umuturanyi w'aho hantu nagiye, nsanga umudamu yabyaye umwana afite amezi nk'atatu ane, umwana nyina yamufungiranye mu nzu ashyiraho ingufuri arigendera, akana kari kurira mu nzu, umwana w'amezi ajya bakamusiga mu nzu wenyine arimo ararira, nyine ari hafi yo gusarara. Ndavuga se bimeze gute? Baravuga ati abaturanyi twarumiwe, ni ikibazo kidukomereye, ati umuntu wamutenda yanze kumufasha, ati uriya mugore agomba kujya guhiga ibyo kurya nawe. Ababyeyi bari abakera kabisa, ntabwo tubeshyaho. Umubyeyi yagarutse umwana yarize hafi yo gusarara, naramubwiye ati wa mugore we, ngenda guhamagariza n'ubuyobozi, gute ufata umwana w'amezi angahe ukamusiga mu nzu wenyine, nta n'umuntu wafungura ngo amugufashe, wamuhetse ukamujyana. Naramututse numva ndarakaye, kamere nanjye irazamuka, ariko nta kundi. Noneho uyu munsi ababyeyi ndabizi murandakarira, bamwe ndabizi ikintu mwitwaza muvuga ngo nta bushobozi, ngo murakennye, ngo mugize gute, ariko uriya mwana wazanye ku isi ni wowe nyirabayazana ibintu byose acamo, ni wowe nyirabayazana. Noneho wikuyemo umutima ngo bagira neza bazamufasha mu mihanda, abahe bagira neza? Yego bamwe barahari bafite umutima, ariko ntuzi ibyo umwana wacamo. Uba wumva amateka uwo mwana wowe wabyaye muri ubwo buryo ukamuta hariya, ejo we nakora n'icyo azakorera bye. Urugero rwiza wamuhaye ni uruhe? Twebwe ababyeyi twumva kuba ingero nziza z'abana bacu twabyaye. Niba udaye umwana wawe urugero ngo umuhe urukundo, urumva wazarukura he? Azakwigiraho iki? Yakwigiyeho icyo amuhaye iki? umwana aramubyara agahita umutura Mariya nyina w'abakene, nta Mariya nyina w'abakene uhari. Umwana wawe mukunde, mwiteho, byarabushoboye kurera. Gute wowe wifashe ugafata ukabyara umwana umwe, babiri, batatu, ne mufiririzo? Noneho mwariyakiriye nta kibazo. Gute ubyaye Minani? Noneho baragura usanga Mana Nyagasani, umwana umwe imbere, undi mu mugongo afite n'inda. Mwagiye kwiboneza, mwagiye ku masantere de sante ko ibyo serivisi bayibaha. Uyoza umwana wa cyenda uzavamo perezida. Noneho inshuti zanjye, ikindi kintu kimwe kibaho kibabaje, kubona umuntu w'umubyeyi, ijambo yanjye kuvuga urivuyeho ndanaryibagirwa. Gusa inshuti zanjye, aka kanya ntabwo narindi njyenyine, ndabasuhuje nanone. Ubu ngiye kubazanira hello guys, mwihangane ndabizi ndi kuvuga ibintu bimwe byabarakaje, nanjye ubu mba nanarakaye. Ubu nanjye ndababaye kuko yego isi si perfect, ubuzima ntabwo buba bworoshye, ndabizi namwe nk'ababyeyi bamwaciye ibintu bitoroshye, sosiyete y'uyu munsi iragoye, guhigana ikibazo, muba mwavunitse, muba mufite ibibazo byinshi rwose. Wa mugani w'umurigeze kumbwira ngo gukura byanguye gitumo, nibyo ndabyumva, ariko reka no kwiharira aba majambo yose njyenyine. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa.